Uwiteka Mana umuremyi w'isi n'ijuru, Mana yaturemye mu ishusho ryawe ukadukunda, ukatwoherereza umwana wa Yesu Kristo kugira ngo aducungure ku ngoyi ya Satani, adukureho n'ibirego Satani yahoraga aturega. Turaguhimbaje, turagushimye, twishimiye ko uyu mugoroba, iri joro waturinze uyu munsi wose, amanywa yose, mu byo twiriwemo, mu ngendo twagenze, mu kazi twiriwemo, tukaba tugeze amasaha turi amahoro. Izina ryawe rihabwe icyubahiro kandi rishyirwe hejuru. Mwami, twacumuye, twavuze amagambo adakwiriye, hari ibyo twakoze udashima, udashaka. Dushwe bugufi imitima yacu, twinginga amaraso Yesu Kristo kugira ngo atwuhagire, atweze, adutunganye. Imyenda yacu yanduye, ariko Yesu waravuze ngo abantu barahirwa nibamesa imyenda yabo amaraso ya Yesu. Natwe ducishwe bugufi kugira ngo amaraso ya Yesu Kristo yeze imyambaro yacu, yeze amakanzu yacu, yongere kwera ku amaraso ya Yesu Kristo n'amazi ye byavuye mu rubavu rwe. Mwami Yesu, dukureho gukiranirwa, dukureho ibyaha byose Satani aturega, turakwinginze bidukureho. Uyu mwene data turi gusengana muri iri sengesho, mweze umutunganye, mubabarire Mwami, uyu mumama, uyu mugabo, uyu musore, uyu mukobwa, aba bana, twese turakwingize Yesu Kristo wapfuye akazuka, tweze dutunganye kugira ngo wa munsi uzaza gutwara itorero amazina yacu azahamagarwe. Haleluya, turakwingize Mwami Yesu Kristo, utweze, utwuhagire, ibyo twirimo bipfuye bidasobanutse utubarire Mwami, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mwuka baratuguhaye karibu kugira ngo uze ubane natwe muri sengesho mu izina rya Yesu Kristo, aho tugiye kurebera hamwe inzozi abantu bakunze kurota zigaragaza ko bahamagawe cyangwa se bagatoranywa n'Imana. Mwuka baratuguhaye kugira ngo uze udusobanurire cyane byimbitse, maze iri joro uze kuduha amahoro, uze kurota neza, duhe kwerekwa, duhe gusubwa n'Umwuka wera. Duhagaritse ibitero byose by'abadayimoni, imyuka mibi itera abantu mu nzozi, imyuka ikomoka ku barozi itera abantu mu nzozi, imyuka igenda mu kirere ivi kuzimu, gutera imiryango, gutera amafamiye, kubuza amahoro abana, bakarara bacuramye, bakarara basakuza mu ijoro. Iyo myuka mibi yose turayirimbuye, turayisenye mu izina rya Yesu Kristo. Iri joro turakubise hasi ibyo bitero byo kuzimu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibyumba abantu tugiye turaza kuraramo, turasenze mu izina rya Yesu Kristo, bibe birimo abamarayika n'inkota zaka imiriro, bibe birimo abamarayika bashinzwe kurinda abantu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abarara batinyishwa ubwoba n'abadayimoni, iyo myuka mibi yose turayikubise mu izina rya Yesu. Batinya urupfu, umwuka w'urupfu ugendagenda nijoro, turategetse mu izina rya Yesu Kristo, umwuka uhagarare kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Utanga amahoro mu mitima y'abantu, baryame biziguye kuko Uwiteka ari wo ubaha kuba amahoro. Turagushimye rero Mwami wacu, bana natwe muri iri sengesho mu izina rikomeye ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Haleluya. Bakozi Imana, bene data, uyu munsi ni umunsi Imana yaduhaye kandi yaturinze umunsi wose, tugeze amasaha ya nijoro turi amahoro. Ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma twatangije gahunda y'amasengesho ya nijoro. Imana dufashe azakomeze, kandi mujye mudusengera kugira ngo Imana izajye idushoboza. Tugera andi masengesho rero ya saa 9 z'ijoro, turaza wenda kuyavugaho turimo turasoza. Tugiye kuganira rero ese ni izihe nzozi umuntu ashobora kurota zigaragaza ko Imana yamutoranyije, zigaragaza ko Imana yamuhamagariye kwiyegurira Kristo ndetse no kumukorera. Yego, nibyo tugiye kujya twaganiraho, urutonde rw'inzozi 10 zerekana ko umuntu yatoranyijwe n'Imana cyangwa se Imana imuhamagariye kuba yayikorera. Hari abantu batazi ko bari mu muhamagaro w'Imana, hari abantu batazi ko Imana yabatoranyije, hari abantu batazi ko bifitemo impano z'Umwuka wera kandi Imana yabashinze umurimo wayo. Hari abantu batabizi. So rero hari igihe Imana inyura mu nzozi inshuro nyinshi igwishurira ko ikwereka ko yagutoranyije cyangwa se yaguhamagariye kuyiyegurira ndetse no kuyikorera. Mu byo waba ukora byose ukajya wibuka no kugira gute, no kuvuga ubutumwa cyangwa se kwamaza inkuru nziza ya Yesu Kristo. 10 nshobora kuzirenza, ariko reka ni nyinshi, ariko reka tuzigaragaze kugira ngo abantu basobanukirwe kurushaho. Hari n'abantu batazi ko bafite umwuka wera cyangwa se bahawe umwuka wera.
hari abantu baba batabizi. Nibinkundira ndaza kubivuga muri ino video, ariko nibitankundira nzakora indi video ngaragaza ko ibimenyetso bishobora kugaragaza ko ufite umwuka wera muri wowe, nubwo abantu benshi bakunda kubashidikanya ati si uko ko nuzuye umwuka wera, mfite umwuka wera, ariko byose tuzagenda tubiganiraho muri aya masengesho agiye atandukanye. Icya mbere rero gishobora kukwereka ko watoranyijwe n'Imana cyangwa se Imana yaguhamagariye gukora umurimo wayo, ushobora kurota uhamagarwa n'ijwi ritaboneka cyangwa se izina ryawe rigahamagarwa kenshi mu nzozi zawe, ariko utabona umuntu uri guhamagara. So rero iyo umuntu arota yumva ijwi rimuhamagara ariko ntabona umuntu umuvugisha, bishobora gusobanura ko Imana imuhamagariye umurimo wayo. Ibyo murabyibuka cyane ko byabaye mu rwandiko rwa mbere rwa Samweli 3:4 kugeza ku wa 10, igihe Imana yahamagaraga Samweli mu rusengero, akirukanka akabwira Eli ati uramamagaye. Inzozi za kabiri umuntu ashobora kurota zikamubwira ko yatoranyijwe n'Imana, no kurota ari mu muriro ariko adashya, cyangwa se akarota urumuri rwinshi, yaba ruri guturuka mu kirere rumurasiye cyangwa se arurimo. Yego, nk'uko byagenze kuri Mose mu gihuru cyaka umuriro, kuva 3, 2, 4. So inzozi nk'izi rero zerekana ko Imana ishobora kuba iguhamagariye umurimo wayo. Inzozi za gatatu, kurota wambaye imyenda yera cyangwa se ufite urumuri mu ntoki zawe. Imyenda yera isobanura ko isobanura ubundi gucya cyangwa se ku mutima kwezwa, gutoranywa n'Imana. Bishobora ndetse no gusobanura umuhamagaro wo kuba intumwa, umukozi w'Imana cyangwa se undi murimo wayo, kuko mu bwami bw'Imana habamo imirimo myinshi. Nubirota rero uzamenye ngo nyamara Imana iri kumamagarira umurimo wayo. Kurota rero uri imbere y'iteraniro wigisha cyangwa uvuga ijambo ry'Imana, nabyo ibi ni ikimenyetso cy'uko Imana iguhamagariye kuba umuvugabutumwa, umwigisha w'ijambo ryayo cyangwa se undi murimo wayo. Abantu bajya barota rero bari imbere y'iteraniro, barimo kubwiriza, bari mu biterane, bari kuvuga ubutumwa, kubwiriza ubutumwa bw'ijambo ry'Imana. Ibi ntabwo bijya bigera ku basivile, ahubwo bigera ku bantu Imana igeze gute yatoranyirije iki gisirikare cya Yesu Kristo. Inzozi za gatanu, kurota abamarayika bakuvugisha cyangwa se bagusaba gukora ikintu runaka. So rero iyo umuntu arota abona cyangwa se ari kumwe n'abamarayika babonana, bishobora gusobanura ubutumwa bwihariye Imana imuha. Urugero ni nka marayika wahaye ubutumwa, wazanye ubutumwa twa Gaburiyeli akabuha Mariya. Yego, ushobora kubibona gutyo, mbega Imana iba yaragutoranyije Yesu. Inzozi za gatandatu, kurota ubona urwego, esikariye izamuka abamarayika bamwe bongera bamanuka, nk'uko Yakobo yarose urwego rujya mu ijuru. Itangiriro 28:12, 13 niho Yakobo yarose ibi bintu, kandi bishobora gusobanura ko Imana ifite umuhamagaro muri wowe, kandi igufite n'umuhamagaro wo kujya gute, wo kwerekwa ndetse no guhanura, kandi ufitanye umubano ukomeye ndetse n'Imana. Inzozi za karindwi, kurota uri gusigwa amavuta n'abakozi b'Imana cyangwa se Imana ubwayo ikagusiga mu nzozi. Amavuta rero mu nzozi agaragaza kwimikwa cyangwa se gutoranywa n'Imana. Ibi bishobora kwerekana ko wahamagariwe umurimo ukomeye mu gakiza, nko kuba umushumba, umupasiteri se. Mbega Imana irimo kukwereka ko watoranyijwe kandi umurimo ukomeye, harimo n'ubuyobozi. So kurota rero ubona ikiganza kinini kigukoraho, ikiganza cy'Imana kigaragaza gukomezwa no gutoranywa. Iyo umuntu rero birose, bishobora gusobanura ko Imana imushyize hejuru kandi imushyizeho ukuboko kwayo. Inzozi za 9, kurota uri mu butayu ariko nyuma ugasohoka muri ubwo butayu. Ubutayu mu nzozi bishobora gusobanura nk'ahantu higeragezwa mbere yo kugira ngo Imana wenda ibe yaguha ubutumwa bwiza bwo kubwira abantu. Na Yesu nawe yagiye mu butayu mbere yo gutangira umurimo we, muri Matayo 4:11, igihe yanageragezwaga na Satani. Yego, izo nzozi rero zishobora kugaragaza ko
Imana yaguhamagariye umurimo wayo. So kurota rero inzozi za cumi, kurota ubona umusaraba cyangwa se ugenda uwutwaye. Abantu benshi bajya barota bino bintu. Umuntu rero arota umusaraba bishobora gusobanura umuhamagaro wo gukorera Imana, kuyikorera umurimo wayo, ndetse no kwitangira Yesu Kristo. Niba rero ubona izi nzozi, ni byiza gusenga no gusaba Imana ikakwereka neza umurimo yagutoranyirije ndetse n'icyo igushakaho nyirizina. Izindi nzozi wenda reka dukomeze. Izindi nzozi za 11, kurota ubona amazi menshi, wenda inzuzi, inyanja, imvura nyinshi. Amazi asobanuye kwezwa, guhanagurwaho ibyaha no kwakira imbaraga z'Umwuka Wera. Iyo rero umuntu arota amazi atemba mu nyanja, ashobora kuba afite umuhamagaro w'Imana. Niba ujya ubirota urahirwa, Imana yaguhamagariye kuyikorera. Inzozi za 12, kurota uri mu rusengero cyangwa ahandi hantu, ariko urimo urasenga ahantu hera, ari ku musozi, ariko igikorwa uri gukora ari ugusenga. Byerekana ko Imana ishaka rero kugukoresha umurimo wayo, kandi ko igusaba kwiyegurira gusenga ndetse no kwezwa. Inzozi twakwita ko ari iza 13, kurota ubona ishusho ya Yesu ikuvugisha cyangwa se ikugera hafi, nko mu nzozi ukumva ari hafi yawe, nta nubwo wenda kumubona umuntu akuvugisha mu nzozi. So hari abantu benshi bagiye barota babonana na Yesu, ariko ntibamubone mu maso. Rimwe na rimwe akabaha ubutumwa runaka, bishobora no gusobanura ko Imana iguhaye umuhamagaro wo kuyikorera. Ibi nanjye nigeze kubibona muri za 18, 19 gutyo. Yego, mbona ishusho ndende, umuntu ari iruhande rwanjye, ubutumwa bugiye butandukanye, mbega amasezerano. So rero biba bigaragaza ko Imana ifite gahunda kuri wowe ndetse n'umuhamagaro. Kurota rero ufite inkota cyangwa icyuma, urumuri mu biganza byawe, nk'uko nabibabwiye. Inkota cyangwa icyuma bisobanuye ijambo ry'Imana, naho urumuri rugaragaza umucyo, cyangwa se ko umucyo uvira amahanga, ko umucyo uvira isi. Matayo 5:14 nk'uko habivuga ngo tube umucyo w'isi. Bishobora kandi gusobanura umuhamagaro wo kubwiriza ijambo ry'Imana. Kurota rero uri kurwana n'ibiremwa bibi ariko ugatsinda. Abantu benshi bakunda kurota ibi bintu. So iyo rero umuntu arota arwana n'imyuka mibi cyangwa se ibikoko bidasanzwe, ariko bikarangira atsinze iyo ntambara, bishobora gusobanura ko Imana imuhamagariye umurimo wo kurwanya imbaraga z'umwijima ndetse no gusengera abantu, kubabohora mu mbaraga za Satani. Ibi byo ndabiguhamiriza 100%, kuko nanjye mu myaka yashize nabirose inshuro nyinshi cyane, ndetse na n'ubu biracyaza. Kurota rero uri kubatizwa cyangwa undi muntu akakurambikaho ikiganza mu nzozi rero, umubatizo ni ikimenyetso cy'ubugingo bushya ndetse no gutegurwa mu murimo w'Imana. Ibi bishobora kandi kwerekana ko umuntu yinjiye mu bihe bishya byo mu mwuka cyangwa se byo kubana n'Imana. So nubirota rero uzamenye ngo Imana nyamara irimo iraguhamagarira umurimo wayo. Inzozi za 17, kurota ubona igicu cyera cyangwa se ubwiza buva mu ijuru. Ibi bisobanura igitinyiro cy'Imana n'ubutumwa bwihariye ihaye umuntu. Daniyeli, Yohana mu byahishuwe babonye ibintu nk'ibi ngibi, ngira ngo mwajya mugenda mubisoma. Inzozi za 18, kurota uri mu mwijima ariko nyuma ukabona urumuri rukomeye cyane. Bishobora gusobanura ko Imana iguhaye umuhamagaro wayo wo kuva mu buzima busanzwe ukinjira mu mucyo wayo cyangwa se mu murimo wayo. Ba Sawuli, ba Pawulo bahuye n'urumuri rutangaje, kandi koko yari bahamagariye kuyikorera. Ibyakozwe no 9:3-6. Inzozi za 19 rero, kurota uhabwa igitabo cyangwa se impapuro zanditseho amagambo y'ingenzi. Ibi byerekana ko Imana ishobora kuba iguhamagariye kuba umwigisha w'ijambo ryayo cyangwa se umuntu uhabwa amasezerano yayo. Umuhanuzi Ezekiyeli na Yohana babonye ibitabo mu byo beretswe, nk'ariya wenda muri Ezekiyeli 2:9-10, cyangwa se ibyahishuwe 10:8-11, bagiye nyine babona amayerekwa nk'aya ngaya, kandi kuko bari baratoranyijwe n'Imana. Inzozi rero za nyuma navuga ko ari iza nyuma, wenda tukazagaruka ikindi gihe. Kurota uhagaze ku musozi cyangwa se ahantu hejuru ureba kure cyane.
Guhagarara ahantu hejuru bishobora gusobanura ko Imana iguhaye icyerekezo cyagutse, ituma uba umuntu utangaje cyangwa se utanga icyerekezo cy'umwuka nk'abahanuzi cyangwa abavugabutumwa. So rero wenda nk'umwanzuro, inzozi nk'izi zagaragajwe n'abantu batandukanye mu bihugu bitandukanye, kandi benshi muri bo bagiye baba abakozi b'Imana bakomeye. Niba nawe ubona inzozi nk'izi, ni byiza gusenga no gushaka ubusobanuro buva ku Mana kugira ngo yemeze umuhamagaro wawe koko ari uwa nyawo, nawe kandi muri wowe wivanemo umwuka wo gushidikanya. Ushobora no kwandika muri komanteri inzozi zijyanye n'ibi bintu turimo tuvugaho, wenda wagiye urota. Muri komanteri mpita mbibona, ndagusubiza rwose, mpita ngusubiza ubusobanuro bw'ibyo bintu. Turagerageza tukamenya icyo iyo mesaje yashakaga kukubwira. Yego, hanyuma rero reka dusengane isengesho ryo gusobanukirwa neza niba uri mu muhamagaro w'Imana. Imana ikomeze ivugane nawe cyane kandi ikwereke umuhamagaro wayo yashyize muri wowe, kuko buri wese agira umuhamagaro Imana yamushyizemo wo kwikorera. Abaririmbyi, abavugabutumwa, abahanuzi, abanyamasengesho, intumwa, abashumba, mbega gufasha abakene. Hari n'abo Imana iha umurimo wo gusapotinga abakozi b'Imana, bakabaha amafaranga bakajya kuvuga ubutumwa. Ni ibintu byinshi bigiye bitandukanye Imana igenda ishyira mu bantu. Nimunyemerere dusengane iri sengesho. Imana tuyisaba kugira ngo idukore ku maso cyane, ide gusobanukirwa umuhamagaro Imana yashyize muri twe. Rambika ikiganza cyawe mu gatuza cyangwa se ku maso yawe, hanyuma dusenge. Usubiremo aya magambo, uvuga ngo Mwami Yesu, ndagushima kubw'ubutumwa bwawe bwiza, kandi ndagushima ko hari ibyo mbasha kuba nasobanukirwa. Ndizera ko wampamagaye kandi unkureho gushidikanya mu izina rya Yesu. Wongere ungarukeho mu nzozi no mu mayerekwa, umenyeshe ibyo washyize muri njye, umenyeshe umuhamagaro wanjye ndetse n'impano zindimo mu izina rya Yesu. Umbabarire ibyaha byanjye byose n'ibicumuro byanjye byose. Ndihannye, umbabarire kugira ngo nzabone ubugingo buhoraho. Vuga Mwami Yesu, iri joro ngiye kuryama, ndakwinginze uryamane nanjye. Ume kurota neza, ume kwerekwa mu izina rya Yesu. Vuga ngo mpagaritse ibitero by'abadayimoni binyura mu nzozi bije kumboha mu izina rya Yesu. Vuga ngo mpagaritse iterabwoba ryo mu nzozi, iterabwoba rya nijoro mu izina rya Yesu. Amen. Reka ngusengere isengesho. Uwiteka Mana yaremye ijuru n'isi, Mana ikomeye, uwera wa Isiraheli, ndasengera uyu mwene data. Turasenganira isengesho yo kuryama, turategeka buri mbaraga yose y'abadayimoni, imyuka igendagenda nijoro hejuru y'inzu, hanze mu bipangu, ahantu abantu bagiye batuye, imyuka igendagenda nijoro kurwanya roho z'abantu, kurwanya ubuzima bw'abantu mu izina rya Yesu Kristo. Izo mbaraga ndazikingiranira ikuzimu. Iyo myuka izukuka nijoro gutera imiryango, gutera abantu, ndategetse izo mbaraga ntizongere kugaruka ku buzima bw'uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo. Natuye uburinzi bukomeye ku buzima bwawe, natuye imbaraga z'Imana. Ndagusengeye kugira ngo ubohorwe mu nzozi mbi, mu bitero by'abadayimoni bikwataka nijoro mu izina rya Yesu Kristo. Ndakubita abadayimoni bakuje amahoro mu nzozi no mu mayerekwa yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndirukana ivangirwa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti.
ndasenze kugira ngo mwuka w'Imana aze kuganira nawe, Imana ikwiyereke, Imana ikwishurire mu izina rya Yesu. Umunsi w'ejo uzaba umunsi udasanzwe, uzaba umunsi w'umugisha, aho uzakomanga azagukingurire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndagusengeye urwaye, waburaga ibitotsi nijoro, akira ibitotsi. Ndagutegetse sinzira mu izina rya Yesu Kristo. Dayimoni wamubuzaga ibitotsi, rekura amaso ye, sohoka ugende mu izina rya Yesu Kristo. Bumbuka mu maso ugende, soka mu maraso ye, soka ku mubiri we, kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Ndategetse ubwo burwayi bukurekure bwakubuzaga ibitotsi mu izina rya Yesu Kristo. Wewe wari warabuze ibitotsi, ndagusengeye akira amazi y'ubugingo yinjiye mu mutima wawe, akira amahoro avutangwa n'umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo. Sinzira noneho kandi usinzira iteka ryose. Myuka mibi yagutenyishaga ijoro, ndategetse izo mbaraga zikurekure mu izina rya Yesu Kristo. Wa myuka we, rekura buno buzima bw'uyu muntu uhangarikishijwe n'amadeni. Imana ikwishyurira amadeni, ahari kurira kwararira umuntu, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Imana izakwiyereka umunsi w'ejo mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikwiyereke muri iki cyumweru, Imana ikwiyereke muri ino minsi mu izina rya Yesu. Wakira amahoro, humura, Imana igira neza, humura, Imana iratabara. Wakira amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Biguhangayikishije, Imana iguha amahoro mu mutima, Imana iguhe kugubwa neza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze Uwiteka, turagushimye. Ntamangaro wadushyize muri twe, turesije kugira ngo yake cyane, inyenyeri zibitubamo zake mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, zimurike zigere kure mu mahanga agiye atandukanye. Kandi ubutumwa yashyize muri twe turabusengeye kugira ngo bwaguke mu izina rya Yesu Kristo, bukize imitima y'abantu, uvane abantu mu byaha, bahe imbaraga, bahe gukomera mu izina rikomeye ry'Umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze Mana, turagushimye, urarane natwe iri joro mu izina rikomeye ry'Umwami wacu Yesu Kristo, tubisabye tubyizeye, amen, amen. Haleluya. Imana ikugiye neza mwene data, mwifurije kugubwa neza, mwifurije ijoro ryiza, mwifurije kurota neza no kwerekwa, mwifurije kugira ibitotsi byiza n'inzozi nziza mu izina rya Yesu Kristo, bitarimo impagarara ndetse no kubura amahoro. Ino video yohereza bagenzi bawe ubifuriza ijoro ryiza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Birashoboka ko wenda udukurikira bwa mbere kuri kino gicano cy'amasengesho, tugira amasengesho ya saa 9 z'ijoro. Bantu mukunde gusenga saa 9 z'ijoro, mu isi y'umwuka hari ibintu bipfa. Iyo video ushaka kuyifungura zanarenze nta kibazo, ariko tuba turi live kuri Bohorwa TV. Ushaka kwandikamo Bohorwa TV usacinga amasengesho ya saa 9, bahita bakoherereza link. Tuba turi gusenga saa 9 rero, ndetse n'amasengesho yo kuryama turi kugerageza kugira ngo ya nimugoroba y'ijoro tujye tuyasenga. Imana niduha internet, Imana idufasha tukabona ibikoresho bizima, tujye tunyuza amasengesho agiye atandukanye afasha abantu. Hanyuma rero Imana igubye neza, uyandikije kugira ngo ujye ubana natwe muri aya masengesho yombi, aho ngaho ku ibara ry'umutuku kandi subscribe ndetse no kunzogera, kugira ngo izajye ihita ikugeraho video ako kanya, like, kugira ngo video ibashe kuba yagera ku bantu benshi. Imana yaragukunda mu izina rya Yesu Kristo. Ni Gakuru Fabrice, umunyamasengesho akaba n'umuvugabutumwa, umukozi w'Imana. Tuba turi kumwe umunsi ku munsi. Ese ufite umwuka wera cyangwa ufite gushidikanya ko umufite cyangwa utamufite? Video y'ejo ku itariki 19 masengesho ya nijoro, tuzagaragaza niba abantu bafite umwuka wera cyangwa batamufite. Ibimenyetso bigaragaza ko umuntu yahawe umwuka wera, nubwo benshi bagira gushidikanya kuri kino kintu. Nibyo ejo tuzatuma turavugaho. Nutabivugaho murasengesha nijoro, twavugaho masengesho ya saa 9. Imana ikugiye neza rero, Imana ikwiteho, ni mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Bohorwa TV, vuga butumwa.